igitondo cyiza kuba duteze amatwi igitondo cy'uyu munsi ku itariki 18 umwaka w'ibihumbi 2005 ukwezi byumvikane ko ari ukwezi kwa 11 aho tubura iminsi mike cyane ngo twongere twizihize ubunani ndetse n'umunsi wa noheli. ku batabizi benshi bavuga ngo bunani ni iki, ese abandi bakavuga ngo noheli ni iki. noheli ni ukwizihiza amavuko y'umwana w'Imana witwa Yesu Kristo watubambiwe cyangwa wavutse icyo gihe. bamwita Yesu, umwite Yezu, ariko itariki yo kwizihiza amavuko ye ni kuwa 25 z'ukwa 12. harabura igihe gito kugira ngo iyo tariki yongere igaruke. hataza kubigarukaho mu kanya gatoya. ahangaha ndaza kuba ndi muri studio, ntago nza kuba ndi kumwe, ntago nza kuba ndi jyenyine, ndaza kuba ndi kumwe na mugenzi wanjye Mr Demira, aho ndi bumwakire umwanya ari buze. ahangaha ndaza kuba ndi kumwe na Ibra ku butekinisiye bw'ibyuma, nawe turamushuhuje. igitondo nk'iki nongere mbwira abaduteze amatwi ngo igitondo cyiza, turabakunda. tuye impamvu twinjiye muri studio no kubera kugira ngo tuze tubahe amakuru atandukanye, tubahe amakuru menshi utasanga ahantu usibye kuri Giant Voice TV. niwe nawe vaiterekaho urushinge maze wumve, dore ya saha y'amakuru irageze, aho benshi bakubwira ngo ni biki, ngaho ni bande, uwo ninde. ni Professor Giant. igitondo nk'iki nta handi hantu wasanga ibyiza usibye kuri Giant Voice TV. ahangaha tuba dufite n'abafatanyabikorwa ari we tubwira ngo Kigali ikeye na polisi ivuga ngo gerayo amahoro, nyamuneka nk'agafito gakeya. tubwira duteze amatwi yuko uramutse ushaka kuduhamagara, kutwandikira kuri WhatsApp nimero ngiye kuri screen, kutugezaho ibitekerezo byinshi bitandukanye, birimo no kuduha amakuru aho waba uherereye hariho hose. ushaka kuba ambasaderi wacu kugira ngo utubwire ko mwaramutse pfiyo ngiyo, mwaramutse iwanyu aho ngaho, twandikire kuri amakuru WhatsApp cyangwa se unaduhamagare, turakwitabana na yombi. utubwire ko mwaramutse pfiyo ngiyo iwanyu, natwe ahangaha twaramutse neza aho duherereye mu karere ka Gasabo, umurenge wa Kinyinya, aho ni naho televiziyo yacu ivugira. ushaka rero nawe uzutera agatebe, numara gutera agatebe ushyireho urushinge rwawe. ahangaha iyo bavuze Kigali ikeye wumva iki? Kigali ikeye nta kindi kintu ivuze yuko ugomba kuba umeze neza, usa neza ku mubiri, usa neza ku myenda, wambara ukaberwa, abana ku ishuri, kugira ngo dushobore kubaho dusa neza. Taza kuba turi kumwe na Giant Transport Company, aho ushobora kwigurira moto ya Ambassador yo mu bwoko bwa Ambassador, hasigaye gatandukana n'ubukene, ukajya ubona agafito ka buri munsi. rwose nta gitangaza, nawe uramutse ubishaka waza tukaguha moto ya Ambassador. waba ushaka gusoroma ifaranga, nta handi hantu wabisanga usibye muri Giant Transport Company. waba ushaka kurikodinga indirimbo nziza, uramutse ushaka kurikodinga indirimbo mu buryo ubwo bwose, bwaba tugukorera indirimbo mu mashusho, tuyikora mu ndirimbo muri audio, waba uri amakorari, waba uri umuntu ku giti cye, waba ushaka gufata imivugo, tugane, nta handi hantu wabisanga usibye kuri Giant Voice na kuri Giant Record Studio. aha dukomeze tubwira abantu ko ibyo tukubwira nta handi hantu wabisanga. imodoka nziza zishaka kugeza aho ujya, vaye tugane muri Giant Transport Company. vaye ugure moto. nkunda kubwira abantu ugasanga umuntu ahava akagera, jewe ndababwira ngo waba uri mu nzego z'umutekano, waba uri umupolisi, umusirikare, ushaka gukira ubukene, ushaka gutandukana no kutabura umuriro wawe mu rugo, ushaka gutandukana no kutabura utuntu twibanze mu rugo, nuko uza ukagura moto iwacu ya mu bwoko bwa Ambassador. 3 miliyoni turayiguhereza, ahasigaye twayikumanajingira, tukayikumanajingira, twamara kuyimanaginga, ahasigaye ukajya usoroma ifaranga gusa, ibindi ukabiharira Giant Transport Company. aho tugiye gutangira rero muri kino gitondo, twaba dufite amakuru menshi atandukanye. ntuze gukuraho icyo bita urushinge, aho tugiye kugaruka mu nkuru nyinshi, izuba wabonye, izuba tuba tugiye kwinjiramo deep, tukazijyamo deep
aha nk'uko muri mu mubiri kuri sikirini zacu tukajya tugenda aho turi buze kugaruka ku muvandimwe w'umugenzuzi muri FDI wafashe ibye akabivanga n'ibya leta yibagiwe ko ari imisoro y'abaturage ariko aza kubivangavanga arya ibyo bita agafito ka ruswa kugira ngo yemeze umuntu ko ibyo arimo akora ari bifite ubuziranenge. Ahangaha rero ba bagabo bayobowe cyangwa bagize bafite umuvugizi witwa Bitsiyeri nabo ati twahatakaye twakubonye reka tube tugushyitse mu maboko atarayawe nuko umuvandimwe byarangiye ngiye ayerekeje mu maboko ataraye. Nyamuneka wirinde kuvanga ibyawe n'ibitari ibyawe ngo bicaca cyane byose ubishyire hamwe mu mufuka wawe. Oya turaza gusimbukira hirya no hino, turaza gusimbukira aho Sebarundi perezida w'igihugu cy'u Burundi his excellency w'u Burundi aho yagize gutya gusura umuvandimwe we wo mu gihugu cya demokarasi ya Kongo Faci. Umusaza n'ubusanzwe asanzwe akunda kamanyinya aho yaje kunywa kamanyinya aherayo ubuhumekero buranga bagira ngo hari umuvandimwe ashobora kuba yitabye Imana. Turaza kunyaruka tubabwire ngo ubutegetsi bugira icyanga, ubutegetsi buraryoha. Nanjye uramutse umpaye niba wampa kuyobora isibo nta kabuza nanjye nazana n'umwana wanjye akaza nawe nkamugira shefu w'amazu amwe cyangwa ukagira nka mudugudu umunsi umwe just. Aha turaza kubyinjiramo. Mr. Demira waramutse gitondo cyiza. Waramutse neza Professor Giant. Nari ntangiye ndimo nkubwira ngo umeze neza igitondo cyiza. Meze neza ndashima Imana ndakomeye. Nta kibazo mfite. Yego. Ndahumeka neza. Urahumeka neza. Good. Ni byiza wabwiye ko ahumeka neza nuko turahumeka neza. Demira. Yes. Ariko ubundi buriya umeze ute? Wabonye amakuru menshi? Mfite amakuru menshi agiye atandukanye. Mu by'ukuri muri iki gitondo hari amakuru menshi agenda avugwa. Hari benshi, hari amakuru menshi. Icyo nabwira abantu badukurikiye no kugira ngo baze bashireho urushinge rwabo cyangwa bafata amatelefone yabo bihangane niyo bagura amayinite ya Desa cyane Desa, ariko badukurikirane Desa ariko babanze bumva amakuru ahari atandukanye. Tujye kubabwira ukuntu Sebarundi yagize gutya akakubita kamanyinya. Sebarundi yakubise kamanyinya aragenda arahwera neza akuka karabura batangira no gushaka kumenyesha presidence ko umuntu yabashizemo umwuka. Ariko ubundi ngo buriya umuntu witwa Angelique bamwita Angelique Ndayishimiye ubundi ngo ntabwo ajya mu ruhande kubera ko yagiye wenyine ngo hari igihe akubita kamanyinya bikarangira tayari. Ubwo rero kamanyinya ni manyinya. Mr. Demira gitondo nk'iki umeze neza. Hari abantu barimo bibaza ubundi Demira ubundi Noheli n'ubunani habanza iki? Habanza ubunani ushingiye ku ki? Kubera ko ubunani ni impera z'umwaka hanyuma noneho Noheli yo ikaza hagati umwaka ugiye kurangira. So ngiye niko mbyumva kuko tunabyiga bakubwiraga yuko habanza ubunani hagakurikiraho Noheli. Kuko bakubwiraga ati ari igi n'inkoko habanza iki? Habanza iki? Nge mbona habanza igi. Niko habanza igi. Abantu badukurikiye batubwire bandike muri niba habanza igi, niba habanza inkoko, oya giye habanza niba habanza ubunani cyane niba habanza jewe mpamye nashidikanye magaze ku maguru yanjye yuwo aya babiri nkwamirije ukuri. Habanza ikintu cyitwa Noheli. Kuko Noheli ejo bundi kuri 25 tuzayirya tuzayizihiza. Ubwo rero icyo bishatse kuvuga si ikindi. Icyo bishatse kuvuga nuko habanza Noheli nge habanza ubunani. Oya habanza Noheli habanza ubunani ariko ushingira ku cyubanza uvuga ko habanza ubunani. Kandi nabikubwiye habanza ubunani kubera ko ariyo mu mpera z'umwaka kandi Noheli none akaba ariyo iri hagati mu mwaka. Uri mu kwezi kwa 12 ubunani ukaba ryari nyine ubunani nzi ko baba ku itariki ya mbere ariko nanone nubwo itariki ya mbere y'iki
y'umwaka utangiye utangiye hanyuma noheri yo iba itariki 25 z'ukwezi kwa 12 umwaka utararangira. none se urumva hatabanza noheri oya habanza ubunani. oya habanza noheri ariko kubera ko noheri umva gatoya noheri yo iba nyine umwaka utararangira, ariko ubunani ukaba itariki ya mbere y'umwaka. oya reka tubiharire abantu baza kudukurikirana, baza kuduha amakomenti mo hari hagati. mu by'ukuri turabasaba komenti kabisa, muze kutubwira niba ngewe ndabizi neza n'ejo bundi, ahubwo reka nze kubwira mu rugo bajya kungura agakote nzambara niko nzakambara ryarize kubunani cya kuri noheri, nzakambara kuri noheri ngiye gusenga. kubunani ubwo ntibasenga. oya basenga ikisi kubunani niho uvuga ati mana yanjye dore umwaka urashize n'uduranye, kandi ubwo uzaba uririmba ati dore umwaka urashize n'uduranye. ndi umudiyakoni urabizi nawe, ngiye ko ndi umudiyakoni mu rusengero. aho ngaho byo birumvikana, ugomba kuzajya kudiyakona abantu baba baje kubicaza rwose. yewe nzajya kwizihiza umunsi Yesu yavukiyeho. ntibarufunze urusengero rwawe aho dusengera twebwe se. nabonye icyumweru gishize wigishije ijambo ry'Imana. none se urumva nyine cyane washinze urusengero iwawe. oya nari mvuye gusenga. uba wafashije. nari mvuye gusenga ndangije ngira gutya, ahubwo tubona no kubwira abaduteze amatwi banyarukire kuri ntuza yacu, kuri page zacu za Giant Voice TV, bareba ahantu twakunda twigisha ijambo ry'Imana. reba icyandiko wasomye. ariko sha ibyo uvuga ni ibiki? twe turi abadiyakoni, twe turi abadiyakoni, turi abana b'Imana baratuzi. tunababwira yuko umwaka ubura iminsi 42 yego kugira ngo umwaka urangire, yego kugira ngo noheri igere irabura iminsi 37. yego yes. mu by'ukuri rero irabura iminsi ngahe? 37. reka ubwo so wabaze neza cyane. urafata aho itariki tugeze uyu munsi, yego sibyo? teranya iminsi 25 izayibura, yego iminsi 37. iminsi 37 ni 7. none twanya uyu munsi turi tariki 18. hari umunsi tariki 18. harabura iminsi 12 ngo ukwezi kurangire. iyo ufashe iminsi 12 ugateranyaho iminsi 25 ni iminsi 37. yego urabyemeye? oya imibare yawe buriya gatoya yewe ari ikibazo cyanyangira. ntago wize imibare. oya njye ahubwo mbashidikanya ku mibare yawe, ntago ugenda nyemera. oya reka njye mvuga ibintu, ntago mba najanga kujya tubesha abaturage n'abanyarwanda. ni iminsi 37 ibura kugira ngo wababwe bakora sabone. abadukurikiranye umunsi ku munsi nibakore subscribe, bakore like ndetse na share na comment, kugira ngo bajye bakomeza kubona ibiganiro byacu umunsi ku munsi tuba twabageneye. yego ibyo navugaga. ubunani burabura iminsi 42. ariko abadukurikiye tubabaze batubanza tubwire ngo ari ubunani na noheri habanza iki? bongera batubwira ati niba ari igi n'inkoko habanza iki? njyewe nzi neza ko habanza igi, kuko igi ritabayeho inkoko ntiyabaho. habanza igi. igi ryaravuye hese? ryaravuye. igi ryaravuye hehe? ryaravuye ku nkoko. none ariko igi ritabayeho nta nkoko yabaho. none inkoko itabaye hese igi ryabaho? oya bitekereze neza. ahangaha tubwira abantu ko bashobora kuza bakarikodinga indirimbo zabo rwose ku mafaranga makeya. harabura iki ngo bazarikodinga indirimbo zabo? nibo bari kubura. dufite ibyo bita abaproducer b'abahanga bazi icyo bita production, bagukorera indirimbo ukagira ngo neza neza yakorewe i Miami. i Miami uza hariho? si muri Amerika. habwiwe n'iki se? ni muri Amerika. urwo ni uruca abana, biba bizwi kabisa. urwo ni uruca abana cyane. ahangaha tubwira badukurikiye ko bakwiriye kuza, bamara kuza tukabakorera indirimbo, kuko ibyo nibyo tuzi kandi tubizi neza kurusha uko babizi, ko bakwiriye kuza tukabakorera indirimbo. twamara kubakorera indirimbo bakajya barikodinga, tukabarikodingira indirimbo. siyo Musademira cyane. tukaba tubwira abadukurikiye ngo bagire
bagira umunsi mwiza bagire baze bagira umunsi mwiza, urabanza ukabifuriza umunsi mwiza, yego warangiza nawe ukababwira ati muze utere arya wowe twita ngo iki batera utuntuzo udutabureti, oya ntabwo ari kuhavuga avuga ngo udusituru batera agasituru bakanda urushinge, hasigaye nta handi hantu bakorera like share sabone subscribe, ahasigaye dukomeye tugende bateze televiziyo yabo imbere, hari icyo bitwaye, yego. Rero tubwire abantu ngo nta handi hantu wasanga ibyiza usibye kuri Giant Voice TV, bakomeze tubane nabo, bakomeze tubane muri byose, sibyo byiza, nibyo byiza. Yes, ahangaha rero tubwira abadukurikiye ko ari safi. Hanyuma Demira, tumwe na Kigali Keye, yavuze Kigali Keye wumva iki Demira? Iyo bavuze Kigali Keye nk'uko bisanzwe abaturage bacu cy'abanyarwanda bamaze kubimenya aho bari hirya no hino. Iyo bavuze Kigali Keye ni umuturage ku isonga, ni kutarwaza amavunja, kujyana abana mu mashuri bakava ku muhanda, umuturage kuryama ahantu hameze neza hafite isuku, kugira ubwiherero bukurungiye, yego, bukinze, kutarwaza amavunja nabivuze, yego, kuko ni ikintu gikomeye cyane, yego, ndetse no kuba aho uba hari isuku, nta makemwa. So iyo ngiyo rero niyo Kigali Keye, ni Kigali Keye tuba tugomba kuvuga umunsi ku munsi, tunababwira yuko muri izi mpera z'umwaka Kigali yacu izaba ari Kigali isa neza, izaba ari Kigali itatse ubwiza nyaburanga, aho hirya no hino nabashishikariza kuzagenda rwose kureba uko umujyi wacu uzaba umeze, uzaba utekanye, uzaba usa neza, aho nababwira buri muturage w'umunyarwanda wese kwitegura ubumwe, kwitegura bunani ndetse na Noheli, ugura imitako myiza, ugomba gutaka inzu yawe, ugomba gutaka isaro yawe, kugira ngo rwose nuza gusura mu minsi ya Noheli n'ubunani izaba rwose azasange hasa neza, ari sawa. Yego, ahangaha Mr. Demira, kumwe na polisi y'u Rwanda, polisi y'igihugu nasiyonari, ngo gerayo amahoro. Ejo twabonye uwo bita uwungirije, umudamu wungirije muri polisi, arimo yigisha abamotari mu cyanya cyahariye hepfo Rwandex, arimo abigisha ngo mujye mugerayo amahoro. Iyo bavuze kugerayo amahoro bumva icyo? Iyo bavuze kugerayo amahoro numva ko ngomba cyambere no kubanza nkanywa lesi, ibyo tumwe nesi. Iyi ni isirogo ya Minisiteri ya Health, Minisiteri y'Ubuzima. Kutanywa inzoga nyinshi zangiza mental health, zangiza mu mutwe, inzoga nyinshi zangiza umubiri, inzoga nyinshi ntabwo ari nziza, ubivaniramo gufungwa, ubivaniramo guseba, ubivaniramo ibintu byose. Nywa agafito gakeya cyangwa nywa gake gashoboka kugira ngo ushobore, kandi ikindi reba ko mu modoka zawe muri controle technique kugira ngo ushobore kugera mu rugo amahoro. Waba udukurikiye nawe birakureba, gerageza ugereyo amahoro. Siko bimeze? Niko bimeze rwose. Icyo bita kunywa lesi, kunywa lesi kabisa. Yego, ni ukunywa nturenze urugero, nturenze igipimo pe. Ahangaha twanzikire he Mr. Demira, reka twanzikire hano mu Rwanda, aho tugiye guca mu Rwanda tureba ku mugabo ukora muri FDA, wari umugenzuzi muri FDA, aho yafashe ibintu agafata agafito ke akavanga n'iby'abandi, agamije kuba umugwizatunga bitanyuze mu gukoresha amaboko n'ubwenge. Uyu muntu amuvuga ki Mr. Demira? Uyu muntu RIB yataye muri yombi, ni umugenzuzi wo muri Rwanda FDA. Ahangaha twababwira ko ni ikigo gishinzwe ku buziranenge, ukekwaho ruswa. Ni urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwataye muri yombi umugenzuzi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge bw'ibiribwa n'imiti, ariyo bita Rwanda FDA, n'undi muturage ufite uruganda rukora inzoga bakekwaho ruswa. Yego,
itangazo ribu yanyujije kuri konti yayo ya X ku itariki ya 17 Ugushyingo kwita 2025 bwagaragaza ko umugenzuzi wa Rwanda FDA ukurikiranweho ibyaha bya ruswa no kumena ibanga ry'akazi. yego Umugore utunze uruganda nawe wafunzwe akekwaho ibyaha bya ruswa. yego aha RIB yavuze ko umukozi wa Rwanda FDA yagiye asaba akanahabwa ruswa y'amafaranga na nyiri uruganda Dusangire Production Limited rukora inzoga mu karere ka Bugesera kugira ngo asonerwe binyuranyijwe n'amategeko n'igenzura rikorwa n'ikigo gishinzwe ubuziranenge bw'ibiribwa n'imiti. Ahangaha yashimangiye ko dosiye zabo zoherejwe mu bushinjacyaha mu gihe bo bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Nyarugenge. ahangaha twari tumaze iminsi tudaherutse kumva abantu bo mu nzego za leta barya agafito. hari hashize iminsi. ahangaha RIB yibukije abakoresha ububasha bahabwa n'itegeko mu nyungu zabo bwite ari kimwe mu bikorwa bihanwa n'amategeko ndetse bitihanganirwa na gato. ahangaha ni mu minsi mike ishize hafunzwe inganda enye zirimo Joyland Company Limited rwatunganyaga umutobe witwa Salama aho naho twabonye babimena ku mugaragaro barabimena kabisa. ahangaha urwo ruganda rwakoreraga Nyarugenge rwafunzwe kubera gukora ibicuruzwa bitujuje ubuziranenge. ahangaha abantu icyo dushaka kubwira abantu bashaka gukira ku mbaraga, abantu bashaka kuba ba Dangote binyuze mu kuvanga ibintu byabo n'ibya leta n'iby'abaturage byose. ahangaha ikintu cyitwa ruswa rwose ahangaha rero hariya hari ikigo gifite umuvugizi witwa BTN nayo kiri tayari. ariko babimenya gute bari abatipe patente zabo zirakora bana. uzi ko wajyana kuri buri nzu iri mu Rwanda BTN kabisa niko uzi ko bari abatipe wagira ngo kuri buri nzu iri hano mu gihugu cy'u Rwanda wagira ngo haba hamanitseho dore ngaho kuri screen zacu batubwereka agafito umuvandimwe bacaki agafite neza wakabonye kari agafito ndi kukabona nkumva umutima rwose. unashaka kuvanga n'akabana oya mumwumve n'umunsi wanjye agomba kunyitaho hakurya uzajya nifuza biriya bintu rwose ajya avuga ati akira ndakuremeye ibintu byo kwifuza bireke. ahangaha uzi ko neza ushobora gushiduka agafito ni ukuvanga iby'abandi n'ibyawe utitaye ngo hazaba iki. kandi hanze hari abahungu bo muri cya kigo cy'ubugenzacyaha antene buri kuri buri nzu ngira ngo uzi ko wagira ngo buri giti urumva ni kamera bari abatipe bari siriyasi bana. turiya dufito rero ujya kudufata wumva umeze neza ariko iyo bagukubise kariya kantu kagufata amaboko ibaze nk'uyu muntu kariya kantu mwana uriya muringa urakomera byonyine umaze kukujyamo yewe mbega umuringa ukomera we mama ni mama yake. umuvandimwe ni uko nk'uko yagize gutya rero afata ibyo leta imuhemba. ariko se tureke yenda nk'abantu babifuza udufaranga cyangwa urufito agafito. ariko se nk'umuntu uba ukorera leta kandi bari abagentromani baba bahembwa neza. ntabwo baba bahembwa neza kwe ni ukugira ngo nyine bongere babone muri kino kigo kubera ko hano abatipe babariza ibintu biba bivanze na production n'ibintu bya medicine no kurebera muri twacu za microscope kandi bareba ngo iki kintu cyujuje ubuziranenge. hari akantu baba barimo barebera bariya abantu amakuru mfite ngo bahembwa neza. bahembwa urufito bahembwa agafito gafatika. bahembwa urufito burya ngo iyo aringaniye na gishe ya banki ngo biragoye ngo ashyira mu mufuka gusa. ariko rero umuntu uko aremetse ni uko nguko agira gutya akavuga ati ntabwo bikunda reka mfate mbivangitiranye. my dear biba ari hatari kabisa. biba ari hatari meshazame niko biba ari hatari kabisa. ahangaha rero dukomeze tubwire abadukurikiye ko rwose bakwiriye kureka gukomeza kuvanga
n'iby'abandi. ibye ni iby'abandi kuko ni ibye. niko Demira Yes. umeze neza. meze neza kabisa. aha noneho inkuru yo mu Rwanda twasimbukira ku nkuru yo mu mahanga cyangwa hari indi nkuru yo mu Rwanda gato twasimbukiraho kugira ngo tubone twanzike tugenda. ni akantu nabonye k'inkuru yego aho umugeni yakoze ubukwe urumva umwana asa nka pare uri kumva noneho binarangije za DNR zirabyemeza. akaka ni akantu yenda twaza kubaza abantu badukurikiranye mu kanya turi buze wese bibaye ku mugore wawe warambagije wabigenza ute? umwana yaje asa na pare neza ariko shaho rwose ariko ari nkawe ari nkange rero byagenda bite? ari nkange reka iyo deba tuze kuyikora mu kanya naza gufata icyemezo. reka amakuru yacu tuyakomereze muri Tanzania cyangwa tuyaherehe ntacyo bitwereka tuhere muri Tanzania. aho Samia Suluhu ubutegetsi bugira icyanga, ubutegetsi buraryoha. ubu nawe baguhayeho kuyobora nk'umudugudu wahita uzana nka kiyani, ni kiyani yaje ni kiyani, urumva ntabwo mbaze no kubivuga bakagira imana bamwita kiyani, ubu nawe wahita uzumuzana urumva ukamukubita isibo ugahita ufata nyina urumva ukamukubita indi sibo. ubwo ubutegetsi abaturage baguhaye bukarangira bubaye bwa famiye. ndakora iyi ahangaha rero uwo bita no excellence wa Tanzania madamu Samia Suluhu ahangaha yagize gutya, umukobwa we arangije yagize gutya. dore nguwo afite umukobwa mwiza w'igitangaza rwose, banasa cyane nta tandukaniro kabisa. ariko urabona kuriya mwana kabisa n'uwo mu ngoma oya aranakwiriye rwose kujya ku buyobozi, n'uwo mutegetsi kabisa akwiriye no kujya ku buyobozi. hakuno cya cyane gisa neza wana nicyo mu bategetsi mba nkoroga. oya nawe rwose ari wowe nawe aho yagize gutya arabanza urumva afata umukwe we bwite, umukwe we bwite arabanza amugira minisitiri wungirije. oya uyu nguyu ni umukobwa we, uyu ni umukobwa we. yabanje afata umugabo w'umukobwa we, minisitiri w'ubuzima. yabanje afata uyu nguyu uyu mukobwa we, uyu mukobwa w'umugabo w'umukobwa we amugira minisitiri wungirije, amugira minisitiri w'uburezi, minisitiri w'ubuzima. shiti yanjye oya ukuntu amakuru avuga, urabona perezida wa Tanzania Samia Suluhu yagize umukobwa we minisitiri wungirije w'uburezi. yego ariko mva uko ibintu bimeze. hanyuma umukwe we amugira minisitiri w'ubuzima. nyine nibyo turimo tuvuga. iyo uvuga inkuru neza rero urumva urabanza ugasasira, urabanza ugaca hariya ukagaruka hano. twakubwiye ngo uba baguhaye kuyobora umudugudu washiduka bakiyani nanjye nawe kiyani bose ukagenda bakubita ba matwarasibo mukamushyira mutwarasibo ushinzwe ubuzima, undi ukamugira mutwarasibo ushinzwe edikasiyo, undi ukamugira mutwarasibo ushinzwe iki amakuru, kugira ngo batazabwo gituma akabita ku mutwe nk'inzoka. ngaya nguko rero Samia Suluhu perezida wa Tanzania uherutse gutorwa mu buryo bukomeye cyane. habaye imyigaragambyo ariko umenya abaturage bari babibonye. ariko se ari wowe arangije afata umukobwa we amugira minisitiri wungirije muri edikasiyo. ubu ntikabaye ireme rya edikasiyo buriya rigiye kuzamuka se buriya nibwo rigiye kuzamuka kubera ko yazanyemo umukobwa we cyane buriya. bazajya bica abajya inama bavuga ati mama rwose bimeze gutya na gutya, ati ahangaho mperereye bimeze gutya. arangije afata umuhungu wa Gikwete ari we amugira muri perezidansi.
amujya muri perezidansi urimo urumva wagiye kwete kabisa. kandi amakoti ariho ivumbi. uyu muhungu igihe Magufuli yari ari ku butegetsi higeze kumufungana na nyina. ibi tubwira abantu babyumve. nyina wande? nyina ariwe mugore wa Kikwete abaziza kunyereza imisoro revenue za Tanzania. nyina n'umuhungu we. nyina n'umuhungu we. Magufuli nta mikino yari afite yarabafunze. banyerezaga agafito ka Tanzania k'imisoro ya Tanzania. ayo mafaranga se banyerezaga ntabwo yazaga mu rugo. oya no kuvuga ngo nibo bari bashinzwe urumva icyo bita gusapurayinga imiti mu gihugu. urumva nk'uko uyu munsi rero ahangaha urabona mu Rwanda tuba tuvuga ikigo gishinzwe kugenzura aricyo bita Rwanda FDA kigenzura imiti n'ibiribwa n'ibiki nk'ibyo. ahangaha rero bakabizana byaza byujuje ubuziranenge byaje bitujuje ubuziranenge bagasapurayinga. urumva ariko noneho icyo gihe bagakorana neza 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 n'umuntu wari ushinzwe revenue ku cyambu cya Tanzania. urumva ibintu byabo bikinjira mu gihugu habe n'ikibugande. ahangaha ni perezida wa Tanzania Samia Suluhu aho yagize umukobwa we minisitiri wungirije w'uburezi, umukwe we wamugira minisitiri w'ubuzima, yego, ndetse yanagize umuhungu wa Kikwete minisitiri muri perezidansi. semaze kubikubwira iyi myanya ngo ndi professor iyi myanya rero yahawe muri guverinoma nshya ntiyavuzweho rumwe, cyane cyane imbuga nkoranyambaga. ndashaka no kukubwira ko jewe buriya njyewe nk'umwarimu cyangwa nk'umuprofeseri ntangira kubona ko abaturage ba Tanzania bari bafite ukuri mu kwigaragambya kutemera ubutegetsi bw'uyu muvandimwe. iyo akarima katangiye kuba ko mu nzu imijyoge ntabwo ibigifata akarima. dore nguwo umukwe wa Samia Suluhu ariwe wagizwe minisitiri w'iki w'ubuzima, wamubonye umugore we amugira minisitiri wungirije muri edukasiyo. ubu bivuze nkawe wakugira noteri nako wakugira gitifu w'umurenge, nyina wa Kiyane wamugira noteri, sibyo? urimo urabyumva? Kiyane akaza agashingwa ibiki urubyiruko hajya imihari mu ushingiye kukiza nshingiye yuko nawe iyo nkureba mbona ko waguha ubutegetsi wowe uko nkureba wowe mbona waguha ubutegetsi nawe ntawe watangira na mama Samia Suluhu. yego ibi bintu mbigeje kwa BTR wabisobanura neza. njyewe se gutekerereza umuntu bamuhamagaye gutekerereza umuntu ikiza nuko twicaranye nkawe kuko twicaranye hari uwo gutumyeho rubanda buretse oya ntago ari amazimwe mbikubwiye twicaranye. rero ubu wakugira mudugudu ntago nyina wa Kiyane wamugira ushinzwe amakuru. umva nkubwire rero wowe tukugize umuyobozi wowe ukuntu nkubona ushingiye kuki agafito rego waguha ntabwo wabonye umuntu wo muri guhita bagashyiramo bakazana twa tuntu bakadushyira ku maboko. ese ntabwo wabonye umuntu wo muri FDI ntiwabonye ko utaranamara kabiri wowe aricyo bitwaye se mpfa kubona agashyize mu mufuka agafite wakavangavanga wakafata ibyawe n'ibyawe tukabivangavanga n'ibyabaturage. utazakora ikosa. Tanzania rero wabibonye Tanzania ariko biriya bintu bavuga batavuga ntacyo bahindura. bahindura iki? cyane cyane ngo imbuga nkoranyambaga nizo zabyamaganiye kure, nibo batari kubyumva kimwe. ubwo niba imbuga nkoranyambaga aribo batayibonye neza, ubwo abaturage babibonye ute? ariko n'ubundi ntacyo bakora. manda iracyahari ute nukuri cyane rwose. ahangaha muri komenti batangiye kubivuga ngo habanza ubunanira barimo baragushyigikira ntabwo ari byo baturebere
habanza ubunani hagakurikiraho noneho yarangije ntangaragera arabisobanura kubera gushimira umugabo witwa Mutijima Tade ni inshuti yanjye cyane aravuga ati kwigi habanza inkoko niyo ibyara igi abuze ugiye kuntsindara oya n'abandi badukurikiye bakomeze batubwire kuko regana n'abandi badukurikiye bakomeze batubwire ni ibintu automatique ni ibintu biba byijyana niko n'abandi badukurikiye batubwire badushyire muri comment batubwire ni ibintu biba byijyana rega nubwo uduta ariko nanjye rwose ari itumba kurusha experience aha ngayo nguko buryo muduva mwitako ahangaha rero nibyo twari turimo tuvuga ngo aha Samia Suluhu yatowe ejo bundi n'abaturage hanyuma rero ariko agiye kurahira arahirira ntiyarahira ku mugaragaro ahirira ahantu ibintu byari bitari byoroshye ko twabonye yari yaratumiyemo n'abantu aho hagiye perezida bangahe perezida se bose ni ngombwa kujyayo bari ngombwa nyine none se ko yitabira iby'abandi kuki batari kwitabira baramutumira nyine buriya yabonye ko abandi nyine batari ngombwa usibye Noxerance wagize gutya akagwa agafito kembi ari mu gihugu cya DRC niwe witabiriye aha hantu wenyine ariko noneho kabisa tunakomeje kuri iyi nkuru aho perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariwe bita Felix Tshisekedi Chilombo Faichi Fachi yakire mugenzi we Burundi Evariste Ndayishimiye yego banayobora isinya cyangwa isinywa ry'amasezerano hagati y'ibihugu byabo byombi mu bijyanye n'ubuhinzi ubwo se urumva aho Tshisekedi atari kumuha akazi barangije bavuye gusinya amasezerano y'ubuhinzi aravuga ati nyamara rwose ati Evariste Ndayishimiye nabonye wikorera imizigo y'ikirayi ari ikirayi bakita ngo iki ikirayi mu Burundi n'ubundi ni ibiraya ati rwose kiro senkani abe ngo ujye uzaha kiro senkani weza ukezi urunyanya nabonye rumeze kuriya ati kabisa ngwino dusinyana amasezerano y'ubuhinzi ariko se buriya ntibyazarangira akajya yikorera umutungo awuvana muri Kongo n'amaguru akawugeza mu Burundi oya ntabwo byakunda dore nguwo arimo aragenda aba bagabo ni inshuti ni inshuti magara kabisa twatinya kuvuga ko tumaze iminsi tubona Evariste yohereza ubukamyo hanze bw'amabuye y'agaciro amatoni n'amatoni Kongo kabisa ubu ari kwa Faci buriya ni muri perezidanse hariya ni muri perezidanse Kinshasa kwa Faci wamubonye ariko reba umusirikare ukuntu angana afite imyaka ni nk'iya papa wawe ndakanyagwa reba ukuntu angana wariya mutipe afite nk'imyaka nka 70 buriya si icyo ndimo nibaza umuntu ufite ibondo ringana kuriya umuntu ungana kuriya ashobora guhagarara amasaha arenze anera oya hari iyo waza kuba urana ko yarahagaze mu gitondo cyangwa ku gicamunsi iyo waza ahagaze mu masaa 5 saa 6 ibibazo byari kugwa ariko se cyangwa ni urani papa wa Gisekedi papa wa Gisekedi yarapfuye etse yarapfuye ariko ngira ngo mumenye uri ari se wabo ndebera ndeza ko ari ugifite amaso mazima ndebera oya ntago ari se kabisa urabona ariko kweri uriya musirikare utaza nkurikira rwose urabona ko yuzuye ariko rwose ndabona Evariste Ndayishimiye yishimye ati rwose n'ubundi umubano wanjye nawe umeze neza ati njye gukwereka uburyo nzajya nkuha ikintu bita ifumbire y'ikirayi yego guhereza urubuto rw'ikirayi yego nawe uzijye ndashaka no kwigisha kujya wikorera wamubonye Noxerance kariya kantu bagendana bafite burya baya kariya kaba harimo agafito nka miliyoni nka 50 z'idolari kariya se nakande buriya kariya ni aka Noxerance Ndayishimiye Sebarundi wamubonye uriya muntu buriya mutwaje akaburo icyo bita brufcase era brufcase se buriya birimo agafito cyangwa wasanga barimo n'utundi tuntu oya nta tundi tuntu tuba turimo n'urufito hariya n'agafito kaba karimo hariya barimo idolari gusa ziba zipanze zigize gutya cyangwa barimo impapuro zo kuza kuvugiraho ntuza ziba kariya ni ukuvuga ngo aho abazaba muri hoteli aho abazagira gute
abo bazatuma none se abo hoteli bazagira niwe gute uyishyurira se cyangwa leta yagiyemo niyo igomba kubikora muri delegarasiyo bari kumwe nayo buriya rero njye nari nzi ko wari niba uzi haje ko delegation, igihugu cya mwakira iyo igihugu cyishyura cya se mwakira aricyo kiba kigomba oya kubikurikirana bikubiye gake bikubiye gake ni Eh. ukuvuga ngo iwo iyo ni ukuvuga baje rero abagiye hariya batamutumiye kandi niyo we niyo bamuha hoteli yo kubamo Eh. ariko buriya iyo yahagurutse Eh, afite delegasiyo nk'iy'abantu nka 50 bakora iki se ba nyine hari n'abandi nyine urumva abafite abamurinze umutekano iki? abafite abamugaburira umutekano se nabo bararyama abafite bose nyine baba bamuri inyuma buriya Eh. perezida ni umuntu ukomeye ntabwo perezida ari umuntu woroshye ese ahangaha niho yaje kunywera ka manyinya kamanyinya mu kanya akadushyirireho Mm. ahangaha amaze gusinya amasezerano yarizihiwe ehe amaze kwizihirwa Eh. ari kumwe na faci ariko siko buriya nari nzi ko ari pasiteri inde oya 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 Ndayishima. oya oya reka da Eh. buriya akantu kitwa kamanyinya arebaho yewe 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 buriya amakuru atariho ivumbi Mm. nuko we nyirizina Mm. umugore we buriya amugenda bugufi Mm. amugenda bugufi cyane cyane ariko kugira ngo ataza kunywa agafito kenshi ataza kunywa agafito ka manyinya kakamuherana ha ayayayayaya nuko gira gutya rero barakanyweye yego biba biricanzacanze batangira bati duhamagare muri perezidansi oya pe umwuka urabura rwose yakubise agafito kenshi amaze kubita akayama kenshi arangije uyu no egiseranse sebarundi amaze gukubita agafito kenshi arangije agafite amaze gukubita sasa yewe 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 abari bari bugufi aratangira buri umwuka ariko hagati aho ngo umugore akaba yavuga ati nyamuneka uramenye ati uramenye nywa agafito gakeya urumva ariko mu buzima busanzwe akaba ari umuntu ukunda agafito umuntu ukunda kamanyinya akunda kamanyinya rwose akunda kamanyinya cyane akunda kamanyinya pe arakanywa rwose akizihirwa akanezerwa ngo noneho igisekeje ngo niyo amaze kukanywa amakuru dukura indani urumva iyo amaze kukanywa amakuru dukura indani nuko iyo amaze kunywa agafito nako iyo amaze gukubita kamanyinya aranezerwa akabyina buriya ikintu cyitwa ikintu azi mu bintu azi byose no kubyina buriya arabizi buriya azi kubyina cyane buriya azi kubyina biteye ubwoba biteye ubwoba biteye ubwoba yego rero ahangaha yari amaze iminsi ari kwa faci beto buriya ngo uyu mugabo witwa gisekedi ntabwo ari mugenzi wawe uramuvugaho iki oya uyu mugabo gisekedi rwose umubano we na evariste ndayishimiye rwose umeze neza ku rwego rushimishije ngira ngo buri ibiganiro bagiranye buriya n'ibyo guhinga ibirayi no guteza imbere ibihugu byabo mu buryo bugiye butandukanye ntibakomerezaho ntibakomeze bagire bate ntibakomereze aho ngaho kabisa ntibakomeze bayakora uwo ntuza bakomeze uwo mubano wabo ugende neza ariko tubibutsa ko bagomba gukorera abaturage bagomba gukorera abaturage ni abaturage ariko barimo barabakorera nk'iyo ugiye kureba ejo bundi ukabona yorohereje agafito kangana kuriya mu bihugu byo hanze bigaragara neza ko rwose nta shiti ubona ko batangiye kwiyubaka kandi urabona ko basinyanye amasezerano y'ubuhinzi buri icyo bishatse kuvuga nta kindi buri icyo bishatse kuvuga yuko ibintu byatangiye gucamo biriya byatangiye gucamo ni sawa cyane ibintu byatangiye gucamo ni sawa ni sawa ibintu byatangiye gucamo kabisa ni nabyo nyine twabifuriza ibintu byatangiye gucamo aha ngayo nguko twabonye indi nkuru ya faci aho yakiriye ikipe y'igihugu urabivuga kidemira
ahangaha ni ku munsi wo kuwa gatandatu ahari, yego. ku munsi wo ku cyumweru, aho ikipe ya Congo yakinnye n'ikipe ya Nigeria, yego bayita ngo iki? Super Eagles Ya Congo ya Congo ntago nyizi, Leopard. ni Leopard. Ni ingwe. Ahangaha rero Leopards. ni umukino bahuriyemo wo gushaka bahatanira kuzajya mu gikombe cy'isi, Yego. aho ikipe ya Congo yatsinze ikipe ya Nigeria, Ari aho banganyije ibitego 3-3. aha. Nigeria noneho bagatera penalty, Yego. Nigeria ikinjiza penalty enye Yego. kuri 3. So urumva rero ni match yari ikomeye cyane, aho ubu ngubu Nigeria yahise isigara, ubu Yego. Nigeria Ariko Nigeria Congo ubu ngubu noneho yo Nigeria ntabwo irimo ibyumva. Umutoza avuga ati dore ngaha bandogeye, dore ngaha babara n'abarozi. Ibintu hari ubiherutse muri football. Oya ibi ngibi byo ntabwo byabura, urumva cyane cyane yenda nka Nigeria, buriya nawe abana bavuga ati aba batipe ni danger. Aha rero yakiriye ikipe, Yego. yakira ikipe kabisa mu byishimo byinshi cyane. Yego. Urabibona hariya kuri screen, Yego. uburyo byari bimeze Ngaha hariya aho yagendaga ahobera buri mukinnyi amubwira ati ibintu ni tamamu warahe, ari kumwe n'umugore we. Umugore wa Faci wamubonye, afite umugore mwiza. Afite umugore mwiza, Afite umugore mwiza. umugore w'abandi ari kumubona ko ari mwiza ati Oya ntuze tuba tubirira kuri screen. Ntuze kuntera amabuye, njye ndimo ndavuga ibyo ndeba. Umugore wa Faci dore nguriya, urumva bambaye ikipe, bambaye amajezi y'ikipe, aho bari baje kureba match. Ariko se match yaberaga Kisasa? Oya yaberaga muri Nigeria. Muri Nigeria niho match yaberaga. Aho rwose mu gihe cyashizeho bari baratsinzwe, bamaze gutsindwa intebe zo muri stade. Ebane abafana ba Congo ba DRC, yego, barazikuramo barazijugunya. Reka da. Ebane bibi bintu biri grave. Batishimiye uburyo batsinzwe. Ariko ku munsi w'ejo wundi ku cyumweru hashize, ebana ikipe baragiye barayikubita, ebana Nigeria kabisa baravuga ati no, ati nubwo mwadutsinze, yego, ati turabashinja uburozi. Oya umutoza agiye ati dere ngibi ndimo ndabibona, ngibi birozi yanabyerekanaga. Wasanga ataranabibonaga, reka wasanga amaso yari arimo ibindi bintu. Oya ngiye nkurikije uko nabibonaga bivuga. Umenye nabirebaga. Wayibwirwa n'iki se? Kuko ngiye nabibonye, urumva arimo abyerekana. Kandi ko si ubwa mbere aba batipe rabize no kuva kera muri football bajyaga babashinza kugira bate kuroga se, kuroga. Nubundi bararogaga, niko bimeze. Nubundi bararogaga. Baroga none se urabyemera wowe? Urabyemera ko muri football habamo uburozi? Najyaga numva babivuga cyane. Ahubwo ari ndiye kubaza konzi gukina football wowe ubyumva ute? Mwebwe ntabwo mujya muroga? Oya nta burozi ntabwo. Oya ntabwo kabisa. Biriya bajyaga bavuga ngo babakame, ngo baroze ba Claude, ba Jean Claude Ndori, ngo babakame ngo bararoga, ibintu bikaba rwaserera, babaga babeshya. Kozi bakarenza umwaka w'ishiyamagara, iritavuga umwe ko ari umwana wo kwa Rwivugiza. Ubwo ngubwo abantu barabeshyaga. None siko ntabyo nigeze mbona. Cyewe ntabwo, ariko nigeze kujya gukina ahantu hamwe ndibuka Gisenyi. Hajya nkina hagati, hajya mbona imvura iri kugwa. Reka da. Kandi nta mvura ihari. Kandi nta mvura ihari. So ahangaha rero Tshisekedi Tshilombo, yego, yakiriye abakinnyi be rwose neza. Yego, aho yafataga mu biganza bahobera, yagendaga bahobera amagambo kuri buri mukinnyi, aho na perezida wa repubulika n'umufana wa mbere, yego, ndetse n'umutoza w'ingwe, yego,
ndetse na perezida wa repubulika yari yajyanywe na madamu, yari yajyanye na madamu yajyanye na madamu we. yego kabisa, kwakira izo ntwari zabo, ariyo bo bita leopard. Ngo ni leopard. Niko nyine ni ingwe, nyine ingwe bayita leopard. Na mu cyongereza bakayita leopard. Wasoma. Twebwe iwacu Karangazi mu giti cyitwaga Twiga muri Yiga twarabikoraga nyine. Twigaga muri Yiga nyine, twari turi muri Yiga. Urumva iyo abantu bari muri Yiga nyine niko biba bimeze nyine. Aho hari hamaze, aho Kongo iri gushaka kujya mu gikombe cy'isi, aho hashize imyaka 51 yego itarasubirayo. Imyaka 51 itarajya mu gikombe cy'isi, ubu nibwo igiyeyo, nibwo ishaka kujyaho kabisa. bivuze ngo ubu ngubu tayari tike yayibonye. Oya ntabwo irayibona, igiye kujya mu matsinda aho azahura n'izindi kipe z'i Burayi, bashakamo ikipe ebyiri gusa. Baracyakomeza urugendo. Baracyakomeje urugendo kabisa. Ngo bizagenda bitasubiramo numve. No kuvuga bo icyiciro bavuyemo bagiye kujya mu kindi cyiciro bazahuramo n'amakipe yandi, harimo n'Ubutaliyani. Yego. Urumva? Aho niba nibuka neza aho Ubutaliyani bugomba gutsinda ikipe bazahura nayo ibitego 9. Yego. Kugira ngo ibone gukomeza. Yego. So rero aho ngaho nibo bazahuriramo nandi makipe nibuka neza. Yego. Bagatora izatsinda, bazatoranyamo amakipe 2. Direct ahitazamuka ajya gukina igikombe cy'isi. Ajya gukina igikombe cy'isi. Kizabera muri Amerika. Yego. Cyane kabisa. Mpaye nkayigasho. Niko gahunda zimeze. Ahangaha rero ubwo nyine ubona ubango yacyafite urugendo, ntago rurangiye. Ntago iragera aho igera. Ntago rurangiye kabisa. Ntago iragera aho igera byumvikana cyane. Ewana kabisa rero ngaho nguko niko bimeze. Ariko tubwira abaduteza cyangwa tubwira abadukurikiye ko ariko ibintu bimeze. Ariko ibintu bimeze. Ariko ibintu bimeze. Uragira uti ahandi tugane he? Ahandi turimo turahanganye kwa tukiri kwa Gisekedi, aho twabonye kwita big up. Urumva? Akubita big up abantu bitwa abakinnyi be, abayeza felicitation nyinshi, abasaba hobera. Umukuru w'igihugu kabona agiye gucyara rurambikanye n'umukinnyi cyane, aramuyambiriye. Ibi nabona ari ibintu bisanzwe wowe. Oya bira bintu ni byiza kubera ko abari kuba felicitation ababwira ati bahungu banje mwakoze. Turashaka kugera hariya. Ari naho mbabwira ko amakuru atari ivumbi, aho yabashyiriyeho nibajya mu gikombe cy'isi bakajya mu byonyine, bakagera mu gikombe cy'isi, buri mukinnyi azahabwa miliyari 1. miliyari y'amadolari. Miliyari uzi ariko ngiye no kuyumva mu bitabo ntago nyanze. Miliyari y'amadolari mwanasubiramo neza. Yewe we Yesu Kristo w'i Nazareti. Niba nibeshye ubwo ni miliyari. Uzi ko bije yose y'igihugu cy'u Burundi. Oya niko basome neza. Ariko niba nibuka niba ari miliyari y'amadolari, niba ari miliyari y'amanyarwanda, niba ari y'amakongomani, ariko ni miliyari. Ku buhanga bw'ibyuma baze kudushakira ayo makuru ye narayabonye cyane. Miliyari kabisa. Aha ko numva bitoroshye bana. Ko numva ibyo bintu bitoroshye. Ahanga yabashyira agafito. Ko numva agafito ari karemereye bana. Agafito kararemereye mba nkoroga. Agafito ni danje kararemereye. Agafito kararemereye. Tukiri muri Kongo, muri DRC, ni guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibinyujije mu muvugizi wayo Patrick Muyaya yifatanyije n'imiryango y'abahitanywe n'ubwicanyi bwakozwe n'ibyihebe, ariyo bita EDF. Ni EDF ni iki? EDF Ibiyamwe mu gace ka Baswaga mu karere ka Rubero. Yego. N'abaturage bose bo muri ako karere. Yego. Aho ngaho ngo bimeze bite?
ahangaha muyaya rwose yababwiye ati muze twifatanye yego kubw'imiryango yanyu yishwe n'ibyihebe. yishwe n'ibyihebe. cyane kabisa. urumva rero ko ni ibintu bitoroshye. aha Demira, tugiye kuza mu kanya turazagaruka ku nkuru za Kongo neza, tubwire abakunzi bacu ngo ntihaze kuvanaho urushinge. ahangaha ya saha baba baduhaye ibitugeranye, tutanya saa 2 n'igice ya saa 3 zuzuye. ahangaha nabwira abadukurikiye badukurikiye cyangwa badukunda ko igihe baduhaye babitugeranye, ariko tuba tugiye kugaruka mu nkuru zacu za kabiri, aho tugiye kwinjira neza ku rugamba rwa mama 23. yego niko bimeze, sibyo? niko bimeze rero. tubwire abadukurikiye ko ntibavaneho urushinge, urumva, bakore subscribe. urababwira iki? bakore subscribe, bakore like ndetse na share na comment, kugira ngo dukomeze tubone comment zabo zigiye zitandukanye umunsi ku munsi. yego. hanyuma ikindi cyo twababwira, twabifuriza ngo bakomeze bagire ishya n'ihirwe, bahahe baronke, Uwiteka akomeze atubura ibyo bakora. yego. kandi tubwire abafite impano ko bakwiriye kutugana. nibatugane tubakorere ibintu bigiye bitandukanye rwose. impano, abafite impano, yego, tuzikuze. hanyuma rwose ntupfane n'impano yawe aho ngaho. ntupfane n'impano yawe, ngwino wishyire ku karubanda. ngwino, ntiwamenya ko ntiwamenya icyo iyo mpano yawe ishobora kukubyarira. ngwino rero tugufashe. ukeneye kumenya uko bimeze, wahamagara izo nimero zacu ziri kuri screen, hanyuma noneho tukagufasha. so mwakoze cyane rero kubana natwe, turabashimiye, muri ab'agaciro kuri twebwe. muhahe muronke, tugeze ku munsi wa kabiri w'icyumweru. turababwira ati umunsi mwiza w'akazi kanyu, Imana ibarinde.